akabasitari bo mu Rwanda ngo by'umwihariko ngo abantu bakina filime sinzi ikintu kiri kuba, ikintu kiri kubaho rwose sindi kukimenya. Kuko siniyumvisha ikintu cyatumye mukahagarika filime bita Umwanzuro yari yaratangiye, sinzi kuyica n'umuraza kumfasha. Sinzi n'ikintu cyatumye umuvandimwe ahagarika filime bita Umwanzuro. Oya, Umwanzuro w'urukundo yo iri gukinwa, umuvandimwe akakugendera agahagarika filime ngo bitaga ngo For Life, filime yacaga impaka, imwe muri filime zari nziza rwose. Umuvandimwe ntabwo yayigejeje no kuri 5 niba atari 4, ngo witwa Kiramani, ngo umwe ngo mu ba artiste bakomeye cyane muri industry ngo ya sinema. Ngo rwose umuvandimwe ngo nawe ngo yahagaritse seri bita Kwizera, ngo ntago yigeze ndakeka yarageze muri za 40 ingahe, sinzi ari kangahe, ariko ntibyavuzwe n'umwe n'abafana yose ngo ntibyagiye bigenda neza. Noneho ngo aragenda guhagarikira filime bita My Husband kuri My Story, ayihagarika igeze aharyoshye. Izo ni filime zagiye zihagarikwa zitarangiye. Noneho ngo aragenda guhagarikira filime yari imaze guca impaka, ngo rwose yihe muze kunyibutsa iyindi, hari indi filime bita aka gafilime gaca kuri Acting Rwanda, ni agafilime bita bakita gute, Umukanishi wanjye. Ako bagahagaritse katageze igihe, bagahagaritse imburagihe. Abavandimwe rwose nyuma yuko byavuzwe yuko ari ikibazo cy'ubukene, ngo rwose ngo abafana murebe ukuntu mubyoroshye. Ngo umuvandimwe ngo hariya ngo kira ndagufana nawe MK, n'abantu bakina kuri Acting Rwanda turabafana cyane, ntago nzanya akantu ko kubaga, ariko mugarure ziriya filime bro. Ni ukuri ziriya filime zari zo filime nziza mw'iki gihugu cy'u Rwanda nakunze. Rwose ni filime nziza, ariko nemeranya namwe kuba mwarihagaritse oya kwihagarika, mwarifashe mugahagarika filime gaziriya, ntabwo ari igikorwa cyiza, cyane ni igikorwa cy'ubugwari. Rwose filime zagiye zikundwa cyane nk'iki gihugu cy'u Rwanda, filime zabonaga views, ko views zabonekaga n'ubundi zo muri gukina akaba ari mwakomeje. MK komeza umwanzuro w'urukundo nayo ni nziza, ariko komeza umwanzuro rwose. Umwanzuro wari waturyohanye, iyo nzira waracaga kwihecana, ariko kuri rwose ubundi twazahuje nka gukoma peace man. Umunwa ni ukuri wakoze ibintu bitari byiza tu.